ariko tuvuge ku kintu kijyanye no kubyara umwana ntiyitabweho bituruka kuki kubera kibibaho urwanjye ruhande uko mbitekereza hari umugani uvuga ngo uburere buruta ubuvuke sibyo yego uburere buruta ubuvuke hari n'undi uvuga ngo inyana ni iya mweru uko muturera niko tuzakura bishatse kuvuga iki rero bishatse kuvuga ngo njyewe Gisele uko narezwe niko nshobora kurera ni ukuvuga ngo dutanga icyo twahawe tugatanga icyo dufite nimba reka tuvuge ku mubyeyi tuvuge uwo mu mihanda wenda ibindi bizagenda biza nyuma uko tuzagenda tuvuga kuri iki kiganiro cyangwa se nuko abandi bagenda badusaba muri komite mutubwire kuri iki ngiki tuzatuza tukivugeho ariko reka tuvuge ku muntu wo mu muhanda umuntu bamutereye inda mu muhanda ntabwo azamenya kurera umwana nka wa wundi watewe inda ahabwa keya yitabwaho niba ibyo bintu bishaka uri tayari se uzajya ukomeza mva nibaze niba bavuga ko bashaka ko nongera kugarura ibintu nk'ibyo ndahari ukeneye komenti zingahe kugira ngo ugaruke kuri kamera uteka byibuze ahubwo komenti ubwo si bwo gusa nabo mu zingahe nk'ijana komenti 100 nkagira views nk'igihumbi kuri iki kiganiro nkagira like 500 nkagira share 200 uzahita uteka nzahita nteka ikibazo iyo mwatetse ngo murabyirira shanze umuntu wese uzatanga comment agatanga like agatanga views agasharing nzajya mutumira ndi guteka uzajya utumira nk'umuntu cyangwa babiri babiryeho nteke bareba nimara guteka tunabiryeho paka abo bantu barangiye bose reka mbasuhuze mbaye ikaze abantu mukurikiye Mujyi Rwanda ndatangira nshimira abantu bamaze gukora subscribe nawe niba utarayikora urareba aho hasi mu kajambo k'umutuku subscribe ukande nawe ukazogera tumaze iminsi turi mu biganiro tubivugeho twabiganiriyeho ingingo nyinshi twagiye tuzana abantu batandukanye kugira ngo tubivugeho njye nitwa 6 ndi manager mukuru maze kubimenyera big up ku bantu bose bamaze kumbwira ko bakunda ibintu dukora uyu munsi rero naje n'undi muntu tugiye kuganiraho ku ngingo nshyashya aratangira twibwira bimeze bite bimeze neza njye nitwa Gisele Murekatete ni ubwa mbere tukubonye kuri kamera za Mujyi Rwanda ntabwo ari ubwa mbere buriya muri tubivugeho ni ubwa mbere ariko kuri Mujyi Rwanda ntabwo ari ubwa mbere ariko nanjye ko numva mbyibutse numva atari ubwa mbere najyaga ntambutse ibiganiro bijyanye n'ubwiza imirire kijyanye n'imirire byo ndabibona n'ikiganiro kijyanye n'umuco buriya se ari ukurya n'ubwiza habanza iki habanza kurya kuko ibiryo nibyo bituma umuntu agira ubwiza fresheri barazirya oya cyangwa barazisiga ibyo urya bituma ugira uruhu rwiza dusa n'ibyo turya kira kiganiro se bazakigaruye nawe reba kuntu ngana mana yanjye muri comment bavuge nimba babishaka nzakigarure nongere ngarure ibyo guteka nongere ngarure nyine namwe murabyumva nk'abantu bari kureba Mujyi Rwanda ni ikihe kintu uri shuwa neza kuruta ibindi ushobora kuvuga uti kino kintu iyo ngitetse nta muntu ujya utaha iyo natetse wansuye nkateka iki kintu ntabwo wataha isombe isombe n'ibintu imboga muri rusange plus imboga zaraza umuntu aho ngaho ku buryo adataha bajya bavuga ngo
imboga z'umukecuru nimba ari akungu gashaje nimba ari akungo imboga gashaje karyoshya karyoshya imboga karyoshya imboga imboga kungo buriya rero imboga iyo wazitetse neza sha umuntu ajya ahora akubaza hari umuntu wambwiye ngo wamuhinduriye imboga zitetse neza ngo yarya ubugari umwaka yego nawe niko wabikora cyane ubundi ubugari ibijumba imyumbati umuceri ibyo ngibyo bavuga ibinyampeke byose kimwe muri ibyo ngibyo ugiye uhindura imboga wakirya n'imyaka 10 uhindura imboga ewa nabwo barabitubwira muri comment ubundi imboga nizo zituma ikinyampeke kikuryohera cyane barabitubwira muri comment niba ibyo bintu babishaka uri tayari uzajya ukomeza mva nibaze niba bavuga ko bashaka ko nongera kugarura ibintu nk'ibyo ndahari ukeneye comment zingahe kugira ngo ugaruke kuri kamera uteka byibuze ahubwo comment ubwo sibwo gusa nabo mu zingahe nk'ijana comment 100 nkagira views nk'igihumbi kuri iki kiganiro nkagira like 500 nkagira share 200 uzahita uteka nzahita nteka ikibazo iyo mwatetse ngo murabyirira shanze umuntu wese uzatanga comment agatanga like agatanga views agasharing nzajya mutumira ndi guteka uzajya utumira nk'umuntu cyangwa babiri babiryeho nteke bareba nimara guteka tunabiryeho paka abo bantu barangiye bose urasa neza urakoze cyane ikindi ndanagushimiye ko wemeye kongera kugaragara kuri kamera naragushatse ni narakubuze abantu babireba babyumve byarangoye ntago biba byoroshye byansabye kubaza umupfumu wanjye gaho da ubu naje kubw'umupfumu kugira ngo ngufatishe arambwiye ati wowe uzamubwira ibi n'ibi ndabikubwira mbona urabyemeye shaba umupfumu azi gukora watubwiye kuri Duseri Limited nta muntu ujya wicara hano ngo agende atayivuzeho Duseri Limited rero ni kampani nziza cyane irasosiye mu bintu byinshi ariko ibyo twibandaho cyane ducuruza ibintu bya IT tugakora ibintu bya design na printing no kuvuga ngo tukanaderivaringa turasapurayinga nta kibazo kiba gihari kandi Duseri ntabwo ari ngombwa ngo uze urahamagara hanyuma nimba ushaka ko tugukora design runaka urahamagara kuri telefone ukatubwira icyo wifuza tugakora tukakwereka ndene wamara gushima igihangano washatse ko tugukorera ugatanga percentage nkeya tugahita tugukorera cyangwa se ukishyura yose tukagukorera delivery ni ubuntu kumushaka ko tumusapurayinga ibintu byo muri ofisi nabwo utanga komande twamara kubona komande tukaguta tuguha ibiciro ndende iyo tumaze kuguha ibiciro maze kubyemera ukora purchase code tugahita dukora fagitire tugahita tuyikohereza fagitire nawe ugahita wohereza amafaranga iyo wohereje amafaranga tuhita tukuderivaringa Duseri Limited uburyohe muri Duseri kandi hari abantu batazi Duseri icyo bishatse kuvuga ni ukuri nanjye cyane cyane nk'aba.com kubera ko Duseri ni izina ryo mu gifaransa rituruka ku ijambo ryitwa dusema duse bishatse kuvuga ngo slow gake gake nta bintu byo guhubuka kugira gute tugenda gake gake ariko tukagera iyo tujya ko mudatinda na serivisi ariko ngo bari dusema ntago umva pe abo dukorana nabo batubwiye nimba muri Duseri tujya dutinda kugeza ikintu ku muntu umukiriya duhaye komande turayikora iyo ushaka icyapa turagikora kandi tukagikora vuba vuba tukahita tukimanika iyo ushaka design iyo ushaka printing ku mipira iyo ushaka printing ku ngofero ushaka ko dukora ama pull up upfa kuba wishyuye gusa tukimara kubona amafaranga egare ko ibintu byawe bibona ni direct dutangire gutya ngiye guhera ku tubazo turi personal duke mana yanjye none bibazo we duke ariko tutagoranye cyane
mu rugo wavukanye n'abana bangahe? 6. 6. uri uwa kangahe? 3. ukurikije ubona abana bose mu rugo baba bakundwa kimwe buriya? Ntabwo bakundwa kimwe. Mhm. Ababyeyi bajya batubeshya ngo abana bose ni abana, ariko burya ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho. Nanjye ndabizi neza ko kwa data na mama ari njye wari ukunzwe cyane. Oya, Yego, baracyariho. ntabahari. Aho. Condoléances. Ese Nari ngiye kuvuga nti ababyeyi, ariko harimo n'ubundi n'abari kubireba nabo babizi neza ko bafite umwana bakunda. ofete reka nkubwire impamvu. Buriya no ku Mana hari akantu kajya kabaho ku Mana dusenga yo mu ijuru. Ni ukuvuga ngo umubyeyi abyara abana bose koko baba bakunda kuko n'abana be baramubabaje baramuvunnye, ariko hari umwana uzi kwikundwa akazi. Umubyeyi aravuga ngo tse umwana akaba yagiye akaba azi kuza akiryamisha ku kibero cya mama cyangwa cya papa we, akaba azi ngo papa ashaka iki akunze iki. Uwo mwana rero ntabwo umubyeyi amwibagirwa. Hakaba n'undi mwana uvuka ari ntibindeba, undi akavuka aje guteza ibibazo ahora akora amadega gusa. Ni ukuvuga ngo wa mwana uhora ukora amadega na wa wundi utagira ikintu yita, na wa wundi wita kuri mama akita kuri bene nyina akita ku turimo two mu rugo, ubwo se urumva umubyeyi abareba kimwe? Biba bitandukanye. Ni ukuvuga ngo ubwo umwana wigaragaza cyane ufite utuntu akora abandi bana baba batitayeho bigenda. Uwo mwana umubyeyi aramukunda. Par exemple nyine ndibyo nahoze mvuga, ushobora kubyara abana nka 3 cyangwa se 5 runaka akavamo umwana umwe. Umenya ngo papa akunda amazi ashyushye, papa ndamukuramo inkweto avuye ku kazi, akamenya ngo bene mama ndabakora gutya na gutya, akamenya kumenya ijisho rya mama we, mama yarebye gutya bavuze uku nguku. Hakaba n'undi utazi ijisho rya mama we, hakaba n'undi utazi bimeze gute. Nubwo umubyeyi abana bose uko yababyaye ari abana be, ariko umwana ukunda kwikundwa akazi, umubyeyi nawe niho ahora yitabaza. Nicyo biba bishatse kuvuga. Bishatse kuvuga ko no ku Mana rero, no ku Mana uburyo twitwara imbere y'Imana, umuntu uhora asenga, ukora ibikorwa by'urukundo, nyine ugaragaza ubumuntu w'inyangamugayo, uwo muntu atandukanye na wa wundi uri ntibindeba ntacyo nitayeho iki n'ibiki. Niho uzayakora ukabona umuntu, tuvuge nk'umuntu arapfuye abantu bararize bamuvuzeho, cyangwa se urarwaye bakuvuzeho, ukoze ikirori ugize abantu benshi, undi akoze ikirori abuze abantu. Tujya tubona muri sosiyete ugasanga muri groupe hari abantu mubana, umwe akoresheje ikirori turamwitabiriye cyane, undi hitabiriye bakeya, nta kindi kibitera uburyo umuntu yitwara mu bantu. Okay, unshubije neza, ariko ikibazo mise ngira ko umubyeyi, ni ukuvuga ngo muri make niba nabyumvishe, umubyeyi ashobora kudakunda abana kimwe, ariko ababyara bose abakunda cyane. Ni ukuvuga ngo no kugira ngo umwana wenda ajye kugira pourcentage akundwaho n'umubyeyi biterwa na performance yiwe, ariko duhere umwana aravutse. Tuzi inkuru nyinshi z'abana babyawe, abana bagahita nako ababyeyi babo bakabirengagiza bakabajugunya. Umwana nta n'ikibazo afite. Buriya kera nibwo wasangaga ngo umubyeyi wabyaye umwana ufite nk'ubumuga ngo gasa nyine ukuntu atamwishimiye. Ibyo ngibyo bigenda binagabanuka, tunashimira leta. Ni ukubera iki ababyeyi bamwe na bamwe tuzi, hari n'abandi wenda tuba tutazi bazi uko kuri, ugasanga yabyaye umwana ariko amuheruka nko muri za biravuka, ugasanga yabyaye umwana niba wenda amuheruka mwonsa cyangwa se ntiyanamwonyeje, ahorana agahinda. Hari n'abatabyitayeho ubu ngubu, hari abantu batagishaka konsa abana muri Kigali, akamubyara akamuta. Ibyo bintu ni ukubera iki mu bamama? Turi ku kintu kijyanye n'umuco. Ikibazo mbajije kijyanye n'abana n'umubyeyi ni inkuru ndende, tudahita tuvuga kano kanya ngo duhite tubirangiza. Ngira ngo twajya duhora tubivugaho, ariko tuvuge ku kintu kijyanye no kubyara umwana ntiyitabweho.
bituruka kuki, kubera iki bibaho. Ku rwanjye ruhande uko mbitekereza, hari umugani uvuga ngo uburere buruta ubuvuke, sibyo? yego. Uburere buruta ubuvuke. Hari n'undi uvuga ngo inyana ni iya mweru, uko muturera niko tuzakura. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ngo njyewe Gisele uko narezwe niko nshobora kurera, sibyo? Noneho hakiyongera ko wenda tuvuge nzi Imana, nkunda kuba kwiragiza Nyagasani, nabyo bikabaho akarusho. Ariko nimba nararezwe nabi, ni ukuvuga ngo dutanga icyo twahawe tugatanga icyo dufite. Nimba reka tuvuge ku mubyeyi, tuvuge uwo mu mihanda, wenda ibindi bizagenda biza nyuma uko tuzagenda tuvuga kuri iki kiganiro, cyangwa se nuko abandi bagenda badusaba muri komenti mutubwire kuri iki ngiki tuzatuza tukivugeho. Ariko reka tuvuge ku muntu wo mu muhanda. Umuntu bamutereye inda mu muhanda, ntabwo azamenya kurera umwana nka wa wundi watewe inda ahabwa keya, yitabwaho, like nkoze ubukwe, ndasabwe, ndakowe, cyangwa se niyo ntanakora ubukwe, ntanasabwa sinkobwe, ariko umugabo tubana nta kibazo gihari, urumva aranyitaho. Kandi nanjye uburyo nakuze mbona uburere, mpabwa uburere n'ababyeyi banjye, nitabwaho. Ni ukuvuga uburyo narezwe, uburyo mbayeho buzaha amahirwe uyu mwana nzabyara. Ariko nimba narakuriye mu muhanda, umwana nzamurera mu muhanda, azakurira mu muhanda, no? Nimba narakuze data na mama batongana, barwana, baryana, bashwana, ntabwo umwana nzabasha kumuha uburere, kuko ntabyo data na mama bampaye, ntabyo nyogokuru na sogokuru bampaye, ntabyo bakuru banjye bampaye. Ese ikintu ntigeze mbasha kubona, ikintu ntigeze mpabwa, nzagitanga gute? Kereka ari amahirwe ya Nyagasani, wakaza akomora ibyo bikomere biri muri njyewe, akongera akandema bundi bushya. Gusa si kenshi bikunda kuba, bijya bibaho, hari abantu tujya twumva batambutse ubuhamya, ariko si kenshi bibaho. Noneho ibaze umwana yavuye iwabo ahunze induru z'iwabo, cyangwa se ahunze ubukene bw'iwabo, cyangwa se nyina yaramubyaye amuta mu muhanda, nawe akuriye mu muhanda. Amaze gukurira mu muhanda, mugenzi we bahuriye mu muhanda amutenda, nawe wo mu muhanda. Ubwo uwo mwana azavuka ari igiki? Azaba ari uwo mu muhanda. Mu muhanda haba iki? Haba kwiba, haba kurara muri borudire, haba kunywa urumogi, haba gusinda, haba ubusambanyi, n'ibyo azikuriramo. Rero niyo mpamvu batubwira ngo uburere buruta ubuvuke. Iyo wareze neza umwana avuka neza, iyo wareze nabi umwana avuka nabi, kandi nabwo agakura nabi. Sinzi nimba unyuzwe. Ndanyuzwe, ariko noneho ngo ukuntu gishubije nyine byise biba binini, uzongera uboneke. Ni kirekire cyane. Icya mbere cyo baravuga ngo umwana ni umugisha. Yego. Urabyemera? Cyane. Akangaye ku ijana? 99. Rimwe ryonyine niryo utabyemera? Oya, rimwe ni irya Nyagasani. Nta bantu uzi babaye ibibazo ku miryango yabo? Yego, barahari. Ubwo se biterwa n'ababyeyi cyangwa biterwa nabo ubwabo? Hari igihe biterwa n'ababyeyi, hari igihe mvuga ko kenshi bituruka ku babyeyi. Kubera iki? Data na mama bashobora kuba baragiriwe ubuntu. Reka ntange urugero rwa hafi. Papa wanjye na mama wanjye barahuye barambyara, babyara na musaza wanjye, babyara na mukuru wanjye. Ariko musaza wanjye avamo aba ikirara, niyo teme tuzi muri rusange, aba ikirara. Ariko wumve hari igihe uganira n'umubyeyi akavuga ati uriya mwana kuriya kuntu ameze nka se wabo runaka. Ariko wibuka ko papa na mama bo ntabwo ari uko bameze. Uriya mwana ameze nka se wabo, cyangwa se ibitutsi bye bimeze nk'ibya nyirasenge. Urumva? Hakaba n'undi ukura akavuga ati
uri uwa nyokosha urumva umwana wese imico agira ibe myiza ibe mibi aba afite source abikuraho yego abafite ahantu abikura aba afite ahantu abikura n'ahantu abikomora n'ahantu abikuma ashobora kuba abikura kuri nyirakuru cyangwa sekuru cyangwa kuri sekuruza cyangwa kuri mubyara we cyangwa kuri nyina wabo kimwe n'uko ari ukuntu ababyeyi benshi nanjye ndacyarerwa umuntu ahora ari umwana imbere y'ababyeyi usanga nyine hari ukuntu avuga ati kora bino bintu none ugasanga umubyeyi inama kugira uba ugomba kuzikurikiza ariko ababyeyi bose ugasanga siko bajya inama nziza ku bana yego nabyo birashoboka niyo handi twavuze ngo umuntu atanga icyo afite agatanga kandi icyo yahawe reka tuvuge akagero koroshye cyane buriya nka mama wawe wakubyaye ashobora kuvuga ati uzige mati iki kiganiro cyaba kinini twakivugaho bukira ndashaka ko ubutaha uzagaruka nta kibazo muzangurira agafanta ngaruke ariko kuba umeze neza hari ikibazo hano nta kibazo ntarebe uzagaruka twemerere kugaruka gusa nta kibazo pe mbere yuko rero dusoza kugira ngo ube ari wo unsohoreza njyewe ndashaka ko wihera ubutumwa ba bantu twavugagaho ihera ubutumwa umubyeyi ubyara atitaye ku kintu agiye guha umwana yabyaye nyine byibura nko mu masegonda nka 30 gira ikintu umubwira ubutumwa mpa umumama wabyaye utagize yarabyaye ariko ntabwo yari azi ikintu neza aje kurumva twabonye ko uburere butubuvuge ariko nta burere azi ko azatanga ndabanzame umuntu wakuze nabi kandi witegura kuba umubyeyi nyamuneka nubwo wakuze nabi nubwo data na mama bawe batigeze baguha uburere nubwo wenda bari abakene ntibabashe guhaza amarangamutima yawe nubwo nabo nyine ibyo bahawe byari ibyo ngibyo ariko nyamuneka ihangana umwana ugiye kubyara azavuke neza umuhekeya umwiteho kugira ngo ejo nawe azagire umuryango mwiza numva ari bwo butumwa namuha wirengagize ofete yirengagize uburyo ibyo yahawe bitari byiza n'uburyo yakoze butari bwiza ahubwo yifuze ko imbuto igiye kumukomokaho yaba nziza kurusha uko we yakuze yego nanjye nkihera ubutumwa abanyarwanda bagikoresha imashini za kera zishaje batagira amatabureti meza badakoresha ibyapa ahantu heza bagane duseri limitedi mugane duseri limitedi nyamuneka ushaka laputopu dufite amalaputopu meza kaziyo yo muri erope dufite amalaputopu mashyashya amatabureti amakamera turanayisitara rwose mugane muri duseri muhamagare duseri limitedi iba afite ibintu byiza shaka kamera yo kuneka sheri wanjye oya yanga ntabwo twayigura ntabwo twayigura yaba igiye twaba tugiye kwica wa muco n'ubundi turimo hari iribise oya kugira ngo nce inyuma namuneka oya rwose pe ndagushimiye cyane rero ubwo ngubwo naho ubutaha ndatekereza ko kino kiganiro kizagera like wasabye comment wasabye na share na views share 200 like 500 views 1000 comment 50 niba mbyiwe ijana hanyuma ubundi umva ugateka imboga hafi aho ngaho wakoze cyane murakoze cyane